mbahe message zanyu rero. Yesu nashimwe cyane, ndongeye ndagarutse amazina ni yayandi nabibwiye. Ni byiza kwibwirana, abana b'Imana baribwirana bakamenyana. Mfite message rero, impunzi ziri Malawi, impunzi ziri Malawi z'abanyamurenge. Mbazaniye message ivuga ngo Imana umuhoro yambwiye ngo mbabwire ngo ibasubije mu gihugu cyanyu kandi muratahutse amahoro. Ndayambika impunzi, ndiho ndabona Imana igenda yambika impunzi. Imana kamahoro ikambwira ngo mbabwire ngo nimwitegure. Imana amahoro ikambwira ngo mbabwire ngo nimwitegure, ngo mwambare neza. Imana igiye gukoresha ibihugu bigiye gutanga imyenda mu mpunzi. Ndiho ndabibona nkabona. Imana ikambwira ngo nimwitegure mwambare, muzasubire mu gihugu cyanyu mwambaye neza, mwambaye imyambaro myiza. Imana amahoro ikambwira ngo igiye kubahagararaho. Imana amahoro ikambwira ngo irareba umubabaro wanyu. Imana amahoro ikambwira ngo irareba ko mwameneshejwe, mugenda muraraguzwa. Imana amahoro ikambwira ngo niyiremye ubundi buzima. Imana yacu ushimwe. Hose ziri Amerika, Zambia, Canada, Afrika y'Epfo. Imana amahoro yambwiye ndiho ndasengera ku kwezi kwa gatandatu. Narabwiye ngo tugusengere kwezi kwa gatandatu, ariko hiyongeyeho no kwezi kwa karindwi. Nako kwiyongereyeho ndiho ndagusengera. Hari n'abantu bagiye bampa ibyifuzo bitandukanye. Abantu y'Imana warahabaye cya gihe mabatabaye, warahabaye Mana urandengera. Yesu ushimwe. Mana amahoro ikambwira ngo aho baso n'abasogokuru n'abaso wanyu batabaye, Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Kubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, abari hirya no hino ku isi impande enye zose, abashobora kubana natwe ndetse nawe uzadukurikira. Mwese tubifurije kugira ibihe byiza bitangwa na Nyagasani. Uwiteka Imana nabagirire neza cyane. Hanyuma uyu munsi twongeye kugira ibyishimo bisaga kuko twongeye kubana n'umukozi w'Imana kandi uhagaze neza mu bihe nk'ibi ngibi. Imana ikeneye ko duhagarara kandi tugahagarara dushikamye, tudatsinzwe n'umwanzi, tudatsinzwe n'umuriganya, tudatsinzwe n'icyaha, ahubwo umwuka wera akaba ari we utwiyoborera ibihe byose. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbaze. Amakuru y'iminsi? Amakuru turaho ibisanzwe, nta gikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse. Imana amahoro ihabwe icyubahiro. Ikigaragara umeze neza, uratemba itoto, uri umugabo hano rwose. Imana ibahereza umugisha. Reka usuhuza abakunzi b'Imana Irahari TV kandi unabibwire kuko hari benshi tugenda tubona batari bakuzi. Murakoze, ndabasoje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Mugabe Eric, itorero ryanjye na ADPR. Iwacu ni mu ntara y'Iburasirazuba.
aho ndi mbarizwa bo ncumbitse ni i Remera. Gakondo rero ni mu gihugu cyo mu ijuru niho mparanira, nawe ndakwifuriza kuba ariho haranira. Imana ibahe umugisha. Amen. Urakoze cyane. Uti gakondo iri mu ijuru, ndakwifuriza kuba nawe ariho waharanira. Ubwami bw'Imana rero buratwaranirwa kandi intwarane zibigishwamo imbaraga. Imana yo mu ijuru idufashe cyane kandi izaduhe kurangiza neza. Umuririmbyi yaravuze ngo urampe kurangiza neza sinzasige mu inkuru mbi imusozi. Turashaka kuzagira inkuru nziza kandi izaduherekeza kandi turabyizeye cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi dutangire inyigisho zacu z'uyu munsi. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana Data, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko uyu munsi byemeye ko tuvuga, tugushimiye ko uyu munsi wabanye natwe, tugushimiye ko uyu munsi warenze bene data bose, abari mu mpande enye z'igihugu ndetse n'abari hanze yacyo, ndetse n'abandi bose Kristo bari mu gihugu cyacu cy'isi, isi yacu, abo bose ndagushimiye ko wabagiriye neza. Ngaho rero komeza kubana nabo kandi ikiruta byose ubagirire neza, bakugiriraho umugisha. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, niyo mpamvu twagukurikiye kuko utazaduhemuka ntujya uhemuka. Twakurikiye abantu baraduhemukira kenshi, twizera abantu baraduhemukira, ariko we twizeye ko utajya uhemuka. Urakoze kuko uri Imana yo kumva, urakoze kuko uri Imana yo kutugira neza. Tugusabye bike ariko ibyo bidukwiriye, bya bindi byatuma Kristo tutava iruhande rwawe, bya bindi byatuma tutakuvaho, ahubwo tukakunambaho kuko watugiriye neza. Ibyo ngibyo ari byo twihera, dusende twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira iwe yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nk'ibyayiwe wizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, nimbesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, nimbesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubu urugendo mfite
ayiwe n'urwo kujya mu ijuru. Umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo kandi nza bangezeyo nzamuhimbazanye ibyishimo nzanezezwa n'upfa iwe wanguza amaraso kandi Yesu umunsi nzabangeze zeyo nzamuhimbazanye ibyishimo zanezezwa n'upfa niwe wanguza amaraso. Amina. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Indirimbo ni nziza ndayikunda cyane, ngo nzamuhimbazanye ibyishimo kuko ari we wanguze amaraso ye. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero tumaze kuririmba iyi ndirimbo turebe muri Zaburi igice ni icya mbere umurongo wa mbere udusomere mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Igice cya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Amina. Ihangane gato ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Inshuti yanjye nteze amatwi, inshuti yanjye nkurikiye, ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Komeza. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntiyicarane n'abakobanyi. Yesu ushimwe. Amena. Yo haleluya. Ndumva nezerewe Imana. Ndumva mfite ibyiringiro byo kubwira abantu ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. ngo uwo nguwo komeza hepfo twumve. Imana ishimwe cyane. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira. Ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira. Imana ishimwe cyane. Niyo yishimira. Niyo yishimira. Niyo yishimira. Kandi amategeko ye niyo yibwira. Kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Amena. Yesu ashimwe cyane inshuti zanjye nkunda kandi tubana umunsi ku wundi. Imana y'amahoro bampera umugisha. Ijambo ritubwiye neza ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, unahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Yesu ushimwe cyane. Komeza utepfo. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Amen. Ihangane gato. Yesu nashimwe cyane. ngo uwo nguwo uwo udahagarara mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo uwo nguwo azahanwa n'igiti giteye ku mugezi. Amena. Haleluya. Hahora habobereye, hahora hasa neza. Mbese uhateye igiti aho hantu amazi amanukira, igiti cyaho gihora gisa neza. Yesu nashimwe cyane. Amen. Igiti cyaho gihora gisa neza, gihora ari igiti cyiza gifite ibibabi bitoshye. Rero niko uwo muntu ameze. Imana ishimwe cyane. Mbese ngo uwo nguwo azahanwa n'igiti giteye ku mugezi, ngo kandi amababi yacyo ntabwo ajya yuma. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro tugirire neza. Imana y'amahoro idushyire aho hantu, dukomeze dutohe, dukomeze Yesu ushimwe cyane. Yesu ushimwe. Komeza gatoya dusomere hepfo yaho umbe ukuntu havuga. Kera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ngo kera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Buriya dukwiye kwera imbuto z'abihannye, dukwiriye kwera. Hari umuntu nigeze nsengera, nababwiye nyamuneka ndagira ngo werere umugabo wawe imbuto yanjye. Arambwira ati ese mukozi w'Imana turagira ngo nzere indimu cyangwa nzere amatunda. Nababwiye ni hoya, ntuzere imbuto zikwiriye abihannye. Inshuti zanjye rero, uwo nguwo azahanwa n'igiti giteye ku mugezi, amababi yacyo ntabwo ajya yuma. Yesu ushimwe. Komeza.
Imana y'amahoro batugirire neza. ibibabi byacyo ntibyuma, ngo ibibabi byacyo ntago icyo byuma. azakora cyose kizamubera cyiza. Amina, haleluya. ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yesu ashimwe cyane. Ababi ntibamera batyo, ngo ariko ababi bo ntago bamera batyo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. amen. ngo ababi bo ntago bamera batyo. Umuntu ufite imigambi mibi ntamera atyo. Umuntu ufite ishyari ko mugenzi wabayeho neza ntamera gutyo. Umuntu ufite iyo migambi mibi yose, umuntu ufite kwifuza iby'undi ntago amera gutyo. ngo ariko ababi bo ntago bamera gutyo. Niyo mpamvu ababi batazashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu ababi muri biriya bihe by'amakuba batazatabarwa. ngo ariko bamera batyo bo, ngo ariko ababi bo ntago bamera batyo. Komeza. ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. ngo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Imana itugirire neza cyane. nicyo gituma ababi bazatsindwa mu gihe umunsi w'amateka. Yesu ashimwe cyane. ngo nicyo gituma ababi bazatsindwa umunsi w'amateka. Yesu ashimwe cyane. nicyo gituma ababi bazatsindwa umunsi w'amateka. Komeza hepfo gatoya. n'abanyabyaha bazatsindwa iteraniro ry'abakiranutsi. ngo n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Imana tugire neza. kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. kuko Uwiteka Yesu shimwe. ariko inzira y'ababi yego izarimbuka. Yesu shimwe cyane. inzira y'ababi ntabwo izwi, ariko inzira y'abakiranuka Yesu shimwe cyane irazwi. Imana izatugirira neza. yankunda kubwira abantu ngo mwayinambyeho. Imana yamuhoreje kutugirira neza. niyo mpamvu Imana ihagurukiye kugira neza abanyamurenge mu izina rya Yesu. niyo mpamvu Imana ihagurukiye abanyamurenge. irebye umubabaro wabo, ireba agahinda kabo, ariko irongeye ibagarutseho yo kabyara. mbonye batahuka. Imana amahoro ibagirire neza. Imana amahoro ibashyigikire. abari hirya no hino mbazaniye ihumure ribabwira ngo nimukomere mu b'amaso, kandi Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana igiye kubatabara. Imana y'amahoro igiye kubarengera. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije kubagirira neza, kandi Imana ije kubahagararaho. Imana yongera abubakiye. Imana yongera abashyigikiye. Imana ibashubije mu gihugu cyanyu. Yesu nashimwe cyane kuko mwagize gute, mwakiranutse. Imana ishimwe cyane. mukomeze musenge, mushyireho umwete. nakomeje kumva ijwi rimbwira nijoro ngo abanyamurenge ndabarengeye, abanyamurenge ndabacyuye, abanyamurenge mbashubije mu gihugu cyanyu mu izina rya Yesu. rero Databuja ndakwinginze cyane ngo ukomeze kubagirira neza kandi ubarengere. Imana amahoro ibahe umugisha. reka mbahe mesaje zanyu rero. Yesu nashimwe cyane. ndongera ndagarutse, amazina ni yayandi nabibwiye. ni byiza kwibwirana, abana b'Imana baribwirana bakamenyana. mfite mesaje rero. impunzi ziri Malawi, impunzi ziri Malawi z'abanyamurenge. mbazaniye mesaje ivuga ngo Imana amahoro yambwiye ngo mbabwire ngo ibasubije mu gihugu cyanyu, kandi muratahutse amahoro. ngo arebye amarira yanyu, ireba umubabaro wanyu, ireba kenshi mwagiye murenganwa, ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo mbabwire ngo irongeye bagire neza ibagarutseho. Imana yambwiye ngo abanyamurenge aho muri hose, impunzi z'abanyamurenge aho ziri hose, ziri Amerika, Zambia, Canada, Afurika y'Epfo. Imana amahoro yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije kubarengera. Imana ishimwe cyane. ariko n'abasenga ntabwo ari bose. kandi ngira ngo no mu ijambo ry'Imana murabyumvishije ko Imana izatabara abantu bayo, izatabara abakiranutsi. ni abakiranutse rero, ni abo bakiranutse Imana aho muri mu bihugu bitandukanye. abasenga Imana mbafitiye mesaje, abanyamurenge mbafitiye mesaje ko Imana y'amahoro igiye kubagirira neza,
igiye kubahindurira amateka, igiye yongeye bagarutseho abantu musenga, mukomeze musenge kuko Imana y'amahoro igiye kubatabara. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro igiye kubagira neza. Imana y'amahoro yongeye bagarutseho, ariko ngo mube maso, mukomeze musenge kugira ngo Imana y'amahoro izabacyura amahoro, ibasubize mu gihugu cyanyu. Imana ibahe umugisha. Abantu basenga rero buriya mpamya neza ntashidikanya ko tuzatabarwa. Niyo mpamvu Imana mu gihugu cyo mu ijuru igiye gutabara abanyamurenge. Imana ngo arebye akababaro kabo, yabinyeretse, mbona amarira yabo, inyereka amarira yabo, inyereka ukuntu bifuza igihugu cyabo, inyereka mbese Imana y'amahoro irambwira ngo mbabwire ngo nimuhumure kandi mukomere, kandi muhumure kandi muhumurizanye, kandi musenge cyane. N'abatazi gusenga mubigishe gusenga, mubabwirize ubutumwa bwiza ko ari Imana yanyu igira neza. Imana yanyu igiye kubatabara. Imana mwakurikiye nije kubarengera. Imana mwasenze nije kubagirira neza. Imana mwasenze nije kongera kububakira. Imana mwasenze niyo yongeye itebutse igatabara aho rukomeye. Wareba ukabona nta nzira, ukibaza se nzaguma ahangaha nzabigenza gute, ariko hari ibyiringiro byo gutabarwa. Ndagira ngo mbabwire ko Imana y'amahoro yambwiye ngo mbabwire ngo irabatabaye, hari ibyiringiro byo gutabarwa. Kandi ngo Imana ibashubije ibyanyu mwanyazwe. Imana y'amahoro ibashubije ibyanyu mwanyazwe, mukomere mugumye ku rufatiro, nukuri mukomeze musenge cyane. Amakuru mbazaniye nuko Imana igiye kubagirira neza. Ndiho ndabona imodoka nyinshi zitahuka, nkabona impunzi ziraza, nkabona ziratahuka, nkabona zifite ibyishimo, nkabona zirakeye mu maso. Imana yacu ishimwe cyane. Imana y'amahoro ikambwira ngo mbabwire ngo nimuhumure. Mugiye kwibaza muti se tuzasubirayo gute, biciye mu zihe nzira? Imana ikambwira ngo Uwiteka Imana yanyu bakonje kubagira neza, kuko mbazi neza mbasobanukiwe, gusa uko ntareba akarengane n'umubabaro mwagize, kandi si uko ntabona ibibera muri iyi si yanyu, ngo ahubwo nuko nje kubagira neza, ngo ndareka ibi bikabanza bikabivugaho, ngo ariko nkongera nkatabara. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro ikambwira ngo mbabwire ngo musenge, ngo musengere abana banyu. Imana y'amahoro ikongera ikambwira ngo mureke ubwibone, mureke kwibona, kuko Imana ntabwo izabatabara harimo abantu b'ubwibone. Abasenga Imana ikambwira ngo mugende mubasengere, mugende musengere bene wanyu bose, mubasengere. Nanjye ndakomeza kubasengera mu izina rya Yesu. Rero komeza kugira neza Kristo, komeze kubarengera, komeze kubashyigikira cyane, komeze kubahagararaho, komeze ubane nabo cyane. Imana y'amahoro ishimwe. Ndiho ndabona mutahuka, ndiho ndabona mutahuka, nkabona imodoka nyinshi zitahuka. Imana y'amahoro ikambwira ngo igiye kubagirira neza. Imana y'amahoro ikambwira ngo iremye undi munezero. Imana y'amahoro ikambwira ngo iremye ibindi bishya muri mwebwe. Imana y'amahoro ikambwira ngo babwire ngo nimwigishe umuto n'umukuru gusenga, ngo n'abatansobanukirwe bansobanukirwe, kuko ndi Imana yanyu itebuka igatabaraho rukomeye. Imana yacu ishimwe cyane. Buriya rero iyo uri mu gihugu cyawe nk'uko nanjye ndi mu gihugu cyanjye, umuntu wese yifuza ko yaba mu gihugu cye. Bantu mwahunze, bantu muremerewe n'amahanga, nimuhumure, gutabarwa kurahari. Muhumure, ibyiringiro biracyahari. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe, nkunda kubabwira ngo nzana mesaje, hari iziba zikakaye yego, ariko ntago n'izindi mba mbonye nabura kuzivuga. Imana yambwiye ngo mbwire abantu mwese muri mu buhungiro, Imana ngo igiye gushyiraho iherezo, kandi ngo mube maso musenge. Imana y'amahoro igiye gushyiraho iherezo. Imana yo kabyara igihindura ibyanze guhinduka, igiye guhindura amateka, ibihugu bihindura amagambo, igiye guhindura amateka, abantu bahindura amagambo ku buzima bwanyu. Imana y'amahoro igiye guhindura amateka, igiye guhindura amateka. Ndabivuze mu izina rya Yesu, ndabihanuye. Ndabona impunzi zose zitaha zijya mu bihugu bitandukanye byazo zivamo, zivukamo.
Imana y'amahoro irambwiye ngo mbabwire ngo muratahutse kandi mutahukanye ibyishimo. Yesu ushimwe cyane. Imana y'amahoro irambwiye ngo mbabwire ngo igiye kubarengera. Yesu ushimwe. Imana y'amahoro irambwira ngo igiye kubarengera, kandi Imana hari ibintu ije gusenya mu izina rya Yesu, byiyoberanya mu izina rya Yesu, ibyishyira hejuru, ibyo byose Imana ije gusenya mu izina rya Yesu. Imana ije gukora inkike z'ikuzimu, Imana ije gukuraho inama zibera ikuzimu, Imana ije gukuraho ibyo byose, imiraga n'imiyaga n'imize. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo musenge, niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mube maso kuko ntimuzi isaha n'igihe. Mu izina rya Yesu mube maso, mukomeze musenge. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro ije kubagirira neza, kandi ikiruta byose Imana ije kubarengera. Yesu ushimwe cyane. Imana y'amahoro ndimo ndabona igenda yambika impunzi, ndiho ndabona Imana igenda yambika impunzi. Imana y'amahoro ikambwira ngo mbabwire ngo nimwitegure. Imana y'amahoro ikambwira ngo mbabwire ngo nimwitegure, ngo mwambare neza. Imana igiye gukoresha ibihugu bigiye gutanga imyenda mu mpunzi, ndiho ndabibona nkabona. Imana ikambwira ngo nimwitegure mwambare, muzasubire mu gihugu cyanyu mwambaye neza, mwambaye imyambaro myiza. Imana y'amahoro ikambwira ngo igiye kubahagararaho. Imana y'amahoro ikambwira ngo irareba umubabaro wanyu. Imana y'amahoro ikambwira ngo irareba ko mwameneshejwe, mugenda muraraguzwa. Imana y'amahoro ikambwira ngo niyiremye ubundi buzima. Imana yacu ushimwe. Imana y'amahoro ikambwira ngo irongeye irabibutse, irongeye ibahagazeho. Imana ikambwira ngo muririmbire ya korasi ivuga ngo aho data na mama batabaye, ngo warahabaye Imana urandengera. Yesu ushimwe cyane. Yo warahabaye Imana, warahabaye Imana, warahabaye cya gihe mabatabaye, warahabaye Imana urandengera. Yesu ushimwe. Imana y'amahoro ikambwira ngo aho baso n'abasogokuru n'abaso wanyu batabaye, ngo aho imiryango yanyu itabaye. Yesu ushimwe cyane. Ngo aho ibyo byose bitabaye, ngo aho ibyo byose bitabagezeho ngo ibahumurize, ngo kundi Imana yanyu ije kubahumuriza, ngo kandi ndi Imana yanyu bashubiza iwanyu ho muturuka. Imana y'amahoro ikambwira ngo ije kubarengera. Imana y'amahoro ikambwira ngo ije gukuraho intambara zose mu bihugu byose. Imana ije gukuraho intambara, Imana ije gukuraho intambara, Imana ije gusenya mu izina rya Yesu. Hari ibindi bishya Imana yacu iremye, hari ibindi bishyashya Imana yacu iremye. Urakoze urakarama kuko ugize ibindi bishya uremye. Ndasenze ndizeye ni mu izina ryawe ryera. Amen. Ndiho ndasengera ku kwezi kwa gatandatu, narabwiye ngo tugusengere ukwezi kwa gatandatu, ariko hiyongeyeho n'ukwezi kwa karindwi. Nako kwiyongereyeho ndiho ndagusengera. Hari n'abantu bagiye bampa ibyifuzo bitandukanye, abantu barwaye, abafite ibyifuzo by'ubuzima. Ndumva benshi baragiye bambwira ko hari icyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Ndacyasenga rero, ntabwo ntuje gusenga, ndacyasengera abarwaye muhumure. Imana y'amahoro yambwiye ngo igiye kubakiza. Imana irazije gukuraho uburwayi, muhumure musenge, mujye mwizera. Kwizera nicyo cya mbere. Iyo wizeye byose Imana irabikora. Muhumure rero, nawe ukirwaye nawe kibabajwe, ariko nzi ko abenshi bakize barampamagara bakambwira ati barakize, Imana iguhe umugisha. Ndizera rero ko nawe utarakira humura hamwe no kwizera. Senga Imana kandi ikindi wature neza, wiyeze imbere y'Imana, kuko iby'uyu mugabo twakurikiye n'impanguhe. Nta kindi gusaba rero, ntigusaba ubutunzi, ntigusaba amafaranga, ntigusaba inka, ahubwo icya mbere ni umutima umenetse w'imbabazi, ugatinya Imana cyane, ukatura ukayisaba imbabazi kugira ngo nayo ize igusubirize ibyifuzo by'uburwayi ukire mu izina rya Yesu, igusubirize ibyifuzo by'ubuzima. Niyo mpamvu rero nkunda kubabwira ngo nkunda gusengera abantu batuye, nkunda gusengera abantu bihannye, nkunda gusengera abantu bizera, kuko abo ngabo iyo nsenganye nabo
ni ukuri mba numva nishimiye ko ibyifuzo byayo bigomba gusubizwa. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Ngiye kubasengera, nsengera ingo abantu bubatse ingo, mbasengera, nsengera n'abasore batari bubaka, nsengera n'abakobwa batarubaka, kugira ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Wowe waba nkurikiye, ushobora kumva umugongo wanze, ushobora kumva mu nda hanze, ushobora kumva diyabete yanze, ushobora kumva uburwayi ufite bwo ari bwo bwose bwanze, ariko tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana mu gihugu cyo mu ijuru itange umugisha, kandi kugereho igukize, kandi kugereho ikubakire, kandi kugereho igukomereza urugo niba urufite. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana ishoboye byose, Kristo mwiza, ntushoboye ikintu kimwe ahubwo ushoboye byose. Mu izina rya Yesu Kristo nsengeye abarwayi, bahagarareho cyane ubakize Mwami, bambike imbaraga, bagire neza, bakugireho umugisha. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, ngaho rurukira ku bana nabo, barinde ubagirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze nsengeye abakobwa batarubaka Mwami, ndakwinginze ngo ubahe ingo. Niwe utanga ingo z'umugisha, niwe utanga abagabo b'umugisha. Mu izina rya Yesu ndabasengeye, nsengeye abasore Mwami, niwe utanga Kristo, niwe utanga abakobwa basenze bakumenye. Ndakwinginze ngo baremere abafasha babakwiye. Ndakwinginze Kristo ngo duhagarareho cyane, utugire neza, tukugireho umugisha. Mu izina rya Yesu ndasenze nsengeye n'abubatse, abo bose ngo bagirire neza, ubambike imbaraga, ubagire neza, bakugireho umugisha. Kristo mwiza rero, komeza gutanga icyizere mu bawe, komeza gutanga icyizere mu bakwiringiye, komeza gutanga icyizere cy'uko uzabagirira neza. Ariko bitari kera Kristo, ndakwinginze ngo n'ubu ngubu babagirira neza, ugashyiraho iherezo ku buzima bwabo, ugashyiraho iherezo ryiza. Urakoze kuko ubyumvishije, urakoze kuko uturengeye, urakoze kuko udutabaye, urakoze kuko utwubakiye, urakoze kuko dukirije uburwayi. Byose mbisenze nizeye ni mu izina ryawe ryera, amen. Imana ihabwa icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza biri kugenda ikora. Ahirwa abayiringira, kandi nayo ikababera ibyiringiro. Amen. Ni ukuri ndafashijwe cyane, kandi ndizeye, ndashidikanya ko nk'uko ibivuze izanabisohoza. Izabisohoza mu izina rya Yesu. Izabisohoza. Nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo rihere. Oya, ntaryo. Nta na rimwe rwose. Ikindi rero, reka nsenge mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibakomereza amasezerano, kandi mukomeze musenge kugira ngo Imana itugire neza. Reka dusengere mu izina rya Yesu, dusengere gutahuka kwanyu. Nimero yanjye rero ni iriya, ni 0788 96 97 41. 0788 96 97 41. Yesu abagire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ndagushimye cyane, ndaguhimbaje kuko abawe bazi wabahagazeho. Kristo mwiza, ukaba ugiye no kubagarura mu bihugu byabo bitandukanye, ukaba ugiye kubajyana neza, bakakugiraho umugisha. Ngaho rero ngero twibuke, ngero tugirire neza, utujyanye ngo dutabarwe Mwami, twambike imbaraga zawe, tujye neza, tukugiraho umugisha. Ngaho turasenze kubikoze, turasenze turizeye, byose ni mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha, kandi iguhereze umugisha mwinshi. Hanyuma rero utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore share, ndetse na comment. Uwiteka Imana araguha umugisha. Niba ushaka kudusangiza ubuhamya cyangwa se ubutumwa bwiza, nimero urayibona y'Imana Irahari TV, Rwanda 60 hafi aho ngaho. Waduhamagara ukadusangiza, ntacyo bitwaye. Ubwami bw'Imana
bukamamara. Mukozi w'Imana urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi umugisha mwinshi. namwe murakoze kandi abakunda. Shalom.